Yes, mukomeze mugubwe neza mwebwe tubana umunsi ku wundi, ni kuri Machachari official, ni kuri Kuntare official ndetse no kuri Macho TV show. Turagarutse rero nk'ibisanzwe, murabizi ko mu by'ukuri tugaruka ku makuru ya politike, diplomasi ariko kandi n'umutekano, tukagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukareba uko biba bikomeje kuvugwa, byaba ibivugwa kuri social media, tukagerageza mu by'ukuri murabizi ko intambara muri iyi minsi irimo irarwanirwa kuri social media, tukagerageza rero gutanga mu by'ukuri ukuri kuba guhari, kuba bikomeje kugenda bivugwa, tugashyiraho umucyo. Apari ibyo ngibyo ariko tukagaruka no ku makuru y'indani kwa ndani, kubera ko tuba dufite yemwe drone zacu ziba ziri hirya no hino, yemwe natwe ubwacu turi drone kuko tuba twibereye tayari kabisa imbere ku mirongo y'imbere. So rero nk'ibisanzwe nari nabibabwiye ngewe mu kiganiro cya mbere abo kuri Machachari official, babwira ko Clever Bemba mu kanya turaza kuba turi hamwe, ndetse tukaba turi hamwe hose kugira ngo dutange mu by'ukuri umucyo ku biganiro biba bigiye bitandukanye. Makuru yacu ya mu gitondo nababwiye izina ry'umukoroneri witwa Gafumberi, ndababwira nti hari ibitangazamakuru bikomeje kuvuga ko uyu koroneri Gafumberi yaba yafashwe, ariko ndavuga nti nta makuru mbifiteho. Ibintu birashoboka ko uyu nguyu amakuru ye nzi ahantu azingiye. Bemba ndamubaza arambwira ati amakuru ndayazanye, ndaza kukubwira byose kuri uyu nguyu. Tugiye kubigaruka rero tubabwira ibye nuko bimeze. So coalition ikomeje ndabyita gusakuza cyane. Icya mbere kubera iki? Kubera ko ngo habayeho pass out, bo barimo baravuga bati haje abasirikare batagira uko bangana, ati reka bagiye kugaba ibitero za hehe. Iyi nayo ni inkuru tugiye gukomozaho, ni pass out isanzwe nkuko bisanzwe biba, nabyo turabikomozaho turebe ese ko barimo baravuga ngo ni imodoka zigeze kuri 70 niko bimeze cyangwa se siko bimeze. Tufite amakuru ya nyayo ndetse turebe nicyo byaba bishobora kuba, nicyo byaba biri kwerekezaho bitewe n'urusaku rwabo, kubera ko urusaku rwabo usanzwe tumenyere ko rujya rugira inkurikizi. Hanyuma indege zirimo zirakameza, zirimo zirarasa cyane imisozi miremire y'Iminembwe, ubwo ndavuga muri Haut Plateau ndetse na Moyen Plateau, nabyo turabigarukaho turebe uko situation zikomeje kwitwara. Rero nk'ibisanzwe mwenyewe Clever Bemba, turi hamwe bwana Clever Bemba, bimeze bite? Tumeze neza, turashimira Imana kandi turakomeye. Ndabashuruje mwese abari ku Ntare official, kuri Macho TV show ndetse no kuri Machachari official. Nifurije gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Yes. Wifuriza kugira Imana n'amafaranga. Amafaranga muri iyi minsi agafaranga kari kubura, karimo karabura ukuntu, ariko rero abakozi bacu niba hari abagafite dadukandira. Reka nsuze umuvandimwe wanjye uri mu Bubiligi. Abonye ko ndi kuvugana nawe mu kanya, ati ibintu biragenda biba uburyohe. Gusa icyo nzi cyo numvishe mu ncamake amakuru uvuze, iriya pass out yakomeje kubikora ukurukuruza, ndetse ku buryo ubona ko gisegeti ari kuri amapantaro muri imodoka 70 ngo wapi ngo baza ngo noneho ngo ni Karembe ngo ni Kinshasa, ntabwo bakivuga Karembe ngo Kinshasa baragera gisangane. Ejo ndibuka ahantu twari twagiye gusura umuvandimwe, ntabwo nirirwa muvuga amazina, turamusura nawe aradukurikirana. Nabonye n'umwana wa mubyeyi we n'umwana wawe, ngo muzabwirire Machachari ngo njyane mu kazi kwe, ngajyane ngo mu kazi, ngo ndikuba ngo nshaka ngo kugira ngo ariko uriya mwana avugisha nta kibazo, yavuze ati ngo njyewe ni umukongomanikazi, ni umukongomanikazi batera ni umukongomani, ati njyewe ndashaka, ati ku ishuri kwiga bikanga, ntabwo afatirwa amanota, ntabwo ari gufatika ngo none ngo ariko mu bintu bya politike ngo ndabikurikirana, ngo kandi ngo nkumva nkumva intare za Sirambwe ngo ngomba ngo kwifatanya n'abandi n'ubundi tukayengera bene wacu. Ati ibyo bijyanye n'amashuri ngo nkaba mbiretse, ngo nkamanza najya kumanza nakubita kuri gisegeti ajya mbunda yamwe ngo yitwa guki, ngo niba ari ngo pongi iki twasanze hari ibintu azi. Ariko uretse manze nakumva uno muvandimwe manze twakumva mubaze kuri bya bindi by'uwo mukoroneri, ndi kubona amamagaye. Yes, atubwize ukuri. Allo? Oui,
gushyira muri hopareri gashyire muri hopareri noneho tumanze asobanukirwe neza ukuntu bimeze atubwire kuko arabizi neza cyane arabizi ni n'uwo hariya uranyumva alo konegisiyo zanze zirimo ziragenda nabi konegisiyo ziranze iriya misozi ni hatari konegisiyo ziranze dukomeze araba ari kuza yego umwana w'umukobwa ati kabisa ndumva ashaka akazi twabimwemereye bizakunda gusa twamubwiye ati ishuri ni ngombwa ariko murabona ko ishuri ririmo ryananira ariko twamubwiye ko bizatungana wenda iyo karagaciyemo twari tukiri kuri pasawuti pasawuti ye ino pasawuti reka mbe mukubye ndongera muhamagare ejo urabyibuka ahantu twari turi hari umwana uri hariya i Bunagana twaravuganye yabamagaye ubyubona bati ngo hashobora kuba ari pasawuti ngo kuko ngomaze ngo kubona ngo imodoka nyinshi zigeze hano i Bunagana izi modoka zigeze ahangaha i Bunagana ngo bashobora kuba hagiye kuba icyo bita pasawuti n'ubundi iyi ngiyi ishizemo umuriro ariko iyo nayo irabikora ntacyo ishizemo umuriro rwose ibi ngibi ikibi ni uko zose zari gushiramo umuriro iraba rihari nta kibazo arambwira ati pasawuti ishobora kuba ibaye ati imodoka zigeze hano kandi ndi kubona n'imodoka nyinshi z'abayobozi ati birashoboka yuko bagiye gupasinga amakuru ufite rero bavuga ko hapasinze 12,000 bose bari he bari icyanzu ntabwo ari babandi bajya batoroka abandi birumanga bajya batoroka abo ni babandi bari icyanzu abana biyemeje baragenda ubwo barabipanga baravuga ati twebwe tugiye kuba intare za Sarambwe n'abana barobanuwe bahitswemo babonye yuko bashobora gukora buri kimwe cyose cyane yego special bani special ikindi wana cy'umuntu yakongeraho kugira ngo ujya mu gisirikare cya M23 nuko umanza kuba ufite urupapuro rwo wandikiwe n'abautorite lokale biwane uhera kuri nyumba kumagasinya suka pita gasinya chef de localité gasinya chef de groupe magasinya ubundi ukakijyana barakwemera cyane kabisa impamvu baje gusanga ko kiriya gisirikare cy'abakroshari batagira no gutsinda n'abantu bariho umuvumo cyane umwana warepinze nyina wafashe nyina ku ngufu ahungira muri FARDC umuntu ufite amadeni ahungira muri FARDC umuntu wishe umuntu ahungira muri FARDC umuntu waviyo yakanake ahungira muri FARDC by'amadrone bibi nukuvuga ngo ikintu kiriho hariya muri 23 kugira ngo bakwemerere ko uza mu cyama nuko aba nta byaha ufite izo zandiko bariya abana rero ntabwo ari babandi bagiye hamwe n'abakoroshari ahubwo ni bamwe iri gukora nta kibazo ni bamwe bijyanye baremerwa barangije bamuntoranywa baragenda bakora training zisanzwe barangije bajya gufata na training za special nuko ngo ziraniga abo bariya bonyine ubarekuye ngo mugende mujye ku rugamba bafata Kinshasa ndakubwiza ukuri kuko bariya n'igihe bize bamanje bamara amezi 6 bongera handi 6 bamaze amezi 18 bari kwiga ibya gisirikare ikindi hariya bagisha no kurya babigisha no kurya yuri umusirikare muri M23 wamaze kujya muri ziriya special force yona niwe kurya baraguhana ubundi kunanirwa kurya ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ikintu bita mu gifaransa inaptitude physique donc ufite ikibazo wowe rero ntabwo aba rero bateje ikibazo gikomeye amahanga yatangiye kurindagira nyavuga iyo bari kuvuga ibintu nabikumva mbita ko ari ukurindagira FARDC bari kurindagira ku buryo ba Patrick Muyaya n'abandi bayobozi batangiye kuvuga bati ntabwo ari 23 bari abasirikare ahubwo hapasinze bake baragenda ngo bajya kwikorera ingabo z'u Rwanda ngo bikorera ngo n'ingabo za Uganda ngo barangije ngo baraza ngo bazihereza iriya teni yitwa plane ati ngo byakomeye ati Kinshasa irafasha ibyo byateje ikibazo Amerika yaragowe nayo ibyo byateje ikibazo kugeza igihe muri Gisangani kubona ntawe ukiri kurara mu nzu ubwoba ni bwose ngo bari kurara bambaye inkweto muri Kindo ngo bari kurara bambaye inkweto
Karemi bari kurara bambaye inkweto. Noneho Butembo ngo byakaze. Ngo Butembo hari umuntu habuciye muri ryo yanyandikiye arambwira ati bemwa usasa ngo batafika siku gani ngo yabinyandikiye mu masaha ya 11 ni watangiye no gutuma ino nkuru wenda nyigarukaho kenshi usasa ngo batakuya huko siku gani ngo tulisikia ngo seme banakuya oro tunayua kama vraiment zile gari zapata 70 kama 35 zilipita kule Muside 35 zikipita huku Munoro ehwane iko 73 zari nyinshi ku makuru ufite nuko bandika ngo imodoka 70 ntago ngenze umubare gusabuze ko ziri imodoka nyinshi kuko nari ndi kubona ngiye n'amakomvu ya Marande Cruiser ndetse n'amakamyo y'abagisivile n'amakamyo ya gisirikare we yaravanga hari umugabo bita hari uwitwa Roneri Tibonera Idi Amin uramuzi yari umunyamakuru kuri Paul FM byabaye ngombwa ko abona n'akazi kuri Okapi ajya kuri Okapi afite n'ikinyamakuru cyandika ariko mwibanga buriya ntabwo ajya ashaka kubigaragaza yuko ari iki rero amakuru twe turabizi Kivu News y'umukara apana Kivu News abli hari Kivu News kuri social media kuri Facebook ifite ibara rya bleu ni nabana nta kibazo nahangaha amakuru batanga bayizewe hari ni Kivu News ifite nayo niko yitwa ariko ikagira amabara yandika ajya gusa n'umukara ajya gusa nijire wambaye ni ya Roneri Tibonera. Okay nawe yabyanditse babyanditse cyane ngo ni imodoka 70 na micombero yanditse ngo ni imodoka 70 niyo zabijana na 20 cyangwa 200 bose riko banditse so twemere ko gupasinga bibaho na uwo bita Chari Gonza Nduru komanda ukuriye dokovi bamwita chef d'état major général yaje wungirije uriya burya n'umuhemu hejuru umuhema wari hejuru Charigonda Jacques Charigonda yanabo yano komanda wa Sokola dani cyane kabisa nawe yaramaze iminsi hariya arimo aranyura hirya no hino ku bigo bigiye bitandukanye nabo barapasinga abasore bajya baragenda mu myitozo bira na amashuri asanzwe bayasoje niba bayasoje rero bagomba kuba icyo bagiye kubakorera rero bari kuvuga ngo bagiye ngo kubara tango byakomeye ariko ntabwo bapasinze ngo bajye kurya ntabwo bapasinze ngo bajye kwicara bapasinze ngo bajye kurasa yego ariko wanjyanye kuri ino nkuru n'umuvandimwe ikamuhamagare iyi nkuru rero reka tuyinjire neza iyo ngiyo wenda dukuyeho ibyo benshi bakomeje kugenda bavuga ngo wenda ngo nibiki niko bimeze ni pass out yabaye y'icyanzu ya special force za AFCM 23 special force niko tubivuga force special ntabwo ari babandi baba clochard bo bagiye bahindura bagize twinjiye rero ku ngingo nyamukuru ariho twari dushaka ndetse n'umutumirwa ahangaha n'ubwo connection itari kudukundira uri muri biriya bice kugira ngo turebe niba byakunda amaze iminsi ari iyo ngiyo ariko yageze ahantu hashobora kuba hari network nziza zishobora kudufasha uwitwa Colonel Gafumberi hafashwe uwitwaga Tokyo ntabwo Tokyo nzi ngo ni yari grade yari colonel nawe yari colonel wa FDLR ariko abaga muri Wazalendo gusa hariya muri zira za Wazalendo zo kwa Jean Marie higanjemo aba FDLR Inyasi niyo hari n'undi nawe uri mutobo niba witwa Dubai nawe manza bagira amazina nawe yari colonel yari commandant bataillon kwa Jama ngo iyi ANCDH Noheli November Hotel n'umunyarwanda wa iwabo ngo ni Mahoko ariko se ise wa Noheli Muzehe Erasto nawe aramugize chef wo kwihembe hari nimero ya chef wo kwihembe mfite uri ahantu runaka ariko yarambwiye ariko Sharuma ntabwo namuvuga ari kunyumva kuko ajya traversa akanagera ariko yakagaruka jewe Sharuma nawe amaze iminsi ari Zampeti yari na colonel muri Wazalendo abo ngabo yaraje we njya muvuga ntabwo yamaze kuza yaje nabyo kwihishisha ntabwo undi we ntabwo yarambwiye ati ubyihorere kubera ko hari ukuntu nkomeza nkagera hepfo weho rero ku makuru ufite y'imvaho Gafumberi wowe uti
Gafumberi yarapfuye nta kibaho. Ni ibinyamakuru bikomeza kugaragaza abantu batakibaho kandi barapfuye. Gafumberi amakuru ye ufite nayo. Colonel Gafumberi reka mbyibuke neza kuko nk'amezi 3 ashize apfuye. 3 kuko Colonel Gafumberi ni umwe mu operation commander boperaga kandi banicaga abantu cyane hariya muri Bashari Mokoto. Colonel Gafumberi yarashwe n'intare za Saramba zimurasira muri cya gice cya za Nyange. Ndetse Gafumberi yapfuye akurikiranye n'undi Colonel witwa Colonel Mungwete apfa akurikiranye na Colonel Kivuruga wo muri Ntozo wo muri zo za Nyaturu. FDR ariko zahindutse Nyaturu. Kivuruga akomoka ku Rugogwe kwa Muzera, we nuwahariya nyine kwa guverineri, ukaba guverineri. Gafumberi yabaye no muri CNDP. Gafumberi yabaye muri CNDP. Nyuma rero aragenda ajya kujya muri zo za Wazalendo. Baramurashe ndoke numwe mu baci igikuba cyahise gicika bakimara kuba ngo Colonel Gafumberi yarashwe. Igikuba cyaracitse ibintu biragenda birakomera. Ndibuka inde twavuganye, hari umugabo umwe duheruka kuvugana n'umusirikare muri 23. Aramwe ati ngo iyo mbwa yaradutesheje umutwe. We nawe yarwaniraga muri biriya bici harimo nka Colonel Damascene. Colonel Damascene uramuzi? Manza abona ari kumwe na General Gaceri hariya za Rubaya. Harimo nka Colonel afite crossen ya nani Dabusiri Queen. Ariko twakundaga kumwita Zirarya. Colonel Bahati Zirarya kabisa. Abo bose hariya muri za Miyanja nako muri hakurya yanaba hariya za Kinyana, hariya za Bigogwe hari yigahira ko ari yaraturutse. Waba ni Wikanzenze bahise bamwerekeza iriya. Buriya nta muntu waba uzi Kanzenze azi Muheto atayobewe zira ati ntabwo byashoboka. Nanjye ndazizi. Ariko ntwari Chifesco to kwa Mayanga we aracyari kurasa, ari kurasira hariya n'ubundi ari yepfo bagusubiza hariya. Uriya Gafumberi yararashwe yarapfuye. Gafumberi yarapfuye amezi 3 arashize. Ano makuru ngo Colonel kireka niba rundi Gafumberi wenda birashoboka birashoboka ngo Omega ngo hari ba Omega babi. Rero reka mbabwire Gafumberi we yarapfuye kireka niba rundi Gafumberi tutazi. Ariko kandi akaba ari Gafumberi wandi utari uwo kwa Ntuza kwa Jean Marie. Yavuze ngo nuwo kwa Jean Marie yarapfuye. Gafumberi yarapfuye yarapfuye na Mungwate yapfuye mbere. Wapfuye nyuma ya Kivuruga. Nyuma haza gufatwa Tokyo. Eske Tokyo urumva nabyo biragendana. Niba ari amezi 3 ashize urabona ko birimo biragenda bisa nkaho bikurikira. Kuko Tokyo yafashwe ndumva hashobora kuba hagiye gushira nk'ukwezi. Oya kwezi ni guke kurarenga ni 3. Tokyo yafatiwe ni kera. Ndibuka ko hari n'undi mukoloneli nawe nyine wo witwa Dubai. Ndibuka nagiye gukorana ikiganiro n'abo bantu bari hariya za Mutobo. Nawe nkorana nawe ikiganiro. Gafumberi yari yarapfuye. Kandi twibuke Gafumberi yapfuye akurikiranye no kwiripotinga kwa Hakiza. Donc Hakiza yiripotingaga Gafumberi yaramaze iminsi 2 nkapfu iminsi. Oya koko mbere yuko fatwa hari undi witwa Ntuza wiripotinze wundi yiripotingira inyabyondo bamwitande Ntuza Mushipa. Ariko Mushipa kimara kwiripotinga hamanje kwiripotinga abasirikare bo kwa Kivuruga 12. None Kivuruga baravuga bati Kivuruga ashobora kuba ashaka kuzatoroka. Noneho muri iyo minsi abandi 12 biripotinga yitwa Damascene. Babandi 12 biripotinze bo kwa Kivuruga. Mushipa nabo bumva ngo yiripotinze. Mushipa tena ari inshuti magara burya ya Kivuruga. Kivuruga baravuga ati uyu nguyu abasirikare baragiye, none Mushipa nawe aragiye. Kivuruga ashaka gutoroka. Kivuruga bahita bamwica, bo baramwiyicira. Banyasi baramwica. Bamaze kumwica Kivuruga bagiye kumva bumva ngo Ntuza yagiye.
Hakiza wenda aravuye muri IPSLN yaravuye kwa Kagiri n'abajanti nyuma amaze kumara ibyumweru bibiri niba ari bibiri niba ari bitatu gutyo nk'ukwezi maze kutari kwageramo bagiye kumva bumva ngo S3 wabo witwa Abudu Pichen nawe ngo yiripotinze baravuga ati ibintu bihiye nabi nuko ngo bagenda biripotinga uduce buhoro ubona ko ariko baba bari kugenda ari benshi uno muvandimwe ndabona ku murongo wa telefone byananiranye ntabwo twamubonye ariko inkuru yibanze n'ubundi nawe ibyo ari byo byose mbere yuko twinjira mu kiganiro mwana avuganye yari yavuganye genda waje cyo namajije bemwa ko kivuga barabanye impamvu twamuhamagaraga ni umuntu babanye niyo mpamvu twashaka kugira ngo tuhakikishe abantu batazajya babeshya. Halo mwiriwe neza? Yego mukomere. Yego ni Clever Bemba kuri Intare Official, Macho TV Show ndetse na Machachari Official. Hari amakuru twari tubonye twageraga ngo uhereze abantu ukuri wenda nubwo ndahamya ko mwageze ahantu hari rezo manza mwamaje kujya hano mu mujyi wa Goma iri yepfo nta marezo ya radio mwavuye iri yepfo ryari? Mwavuye mu gitondo. Amakuru se mwasize ariyo ngiyo za Kinyana na za Bibwe bimeze gute? Kinyana na za Bibwe amakuru ariyo n'ay'ibirwano ndetse Mugasenyera amakuru ahari n'ay'imirwano. Vuga cyane nabo turi kukumva. Ndimo nkubwira ngo yego amakuru ahari n'ay'imirwano yabaye ejo bundi ndetse neza ndetse ngo byahoshorotse. Ubungubu byashohoshorotse. None se amakuru turi kumva sinze aho bayakuye twebwe twari tuzi yuko umugabo atakiriho. Ariko hari amakuru ari kugenda ari kuvuga ngo Colonel Gafumberi ngo yafashwe. Oya Gafumberi byo ni ibintu yarapfuye. Gafumberi yarapfuye. Kereka yaba se hari undi Gafumberi wanda wabaga muri zira force. Oya Gafumberi yari umwe wabaga kwa Zamari niwe wari warasimbuye. Wari warasimbuye nde? Niwe wari warasimbuye Rubaduka. Rubaduka nawe yarapfuye. Rubaduka yarapfuye. Nawe witwa Mungweti nawe yarapfuye. Kubashize. Yego nuko ngo rero amakuru yo kuvuga ngo Gafumberi yafashwe ni ikinyoma. Gafumberi yarapfuye ntabwo kibaho. Ibyo kubeshya Gafumberi yarapfuye. Gafumberi apfuye ntabibere hasi muri Gori. Yaguye muri Goriba? Yego. Si wumva nyine navuze ngo yaguye Inyange. Ariko mu cyerekezo cye urabona ko ni binini generate. Ni Goriba mo hasi y'amazi. Hasi y'amazi. Bamuteza ambushi. Yego. Aha, si wumva se ubusabano ntibibonera ukuri ukuri. Yego. Ukuri rwose kurumvikana rwose. Uno ni umuvandimwe wacu kandi aba ari kuri tele. Ubusa ntitwagushimira. Mwaba mugize neza cyane rwose. Yego ariko wenda turagerageza kuyatuma guhamagara. Yego. Ujye ubwira abantu uko byaramutse nuko muri ya bashari nubwo nta network ariyo wenda mwebwe mujya mugerageza kubikurikirana mama ufite hajya batwita ngo twatwombo batwita ngo ni umutombogi. Wenda mwajya muratubwira amakuru mukatu n'abakunzi ba Macho TV Show n'Intare Official ndetse na Machachari Official noneho mukajya mutubwira uko bimeze. Mugira ikibazo amana arababereye. Sawa amani we murakoze cyane kandi mugire ibihe byiza Uwiteka akomeze kwibana nawe. Namwe murakoze cyane mwirirwa amahoro. Sawa. Aha amani karutse nkaho tumutunguye tuzamubaza neza operation za Muriya abakunzi bacu barahishiwe. Mana azajya tubwira ni mu magambo make ntabwo ari umunyamakuru ni umuntu uzajya duhereza azajya duhereza amakuru yo kuri tele uko gahunda zimeze kubera ko ahanini aba afite amakuru ya nyayo. Bwana Bemba rero iyi ngingo nayo tuyiveho dusoreze iminembwe.
Minembwe ubu ngubu situwasiyo zihagaze ziti indege zararashwe ku munsi w'ejo wabonye drone barashe zikaba zigwa muri Tanganyika ndakeka warazibonye ego ebyiri kamwe karashwanyaguritse kahita kaba ubushwanyi abaturage nabonye bari gutoragura inyuma hari umuntu wanyandikiye aravuga ati ngo babyita ngo ni injyamani ntago nari mbizi ni Germain harimo ijambo harimo ni iki harimo Germain abudari ngo ni injyamani ntago namenye ibyo ari byo ariko twe tubyita ngo ni ibicuma abana ibicuma nyange ko ari ibicuma bakajya kubigurisha hano iyo ufashe isafuriya mvuze ngo ibyungu ntabwo abazi ikinyarwanda bahita bavuga ati ibyungu ni iki kintu umushaba ni iki umushaba wo ni umushaba ntabwo urenga ni umushaba simbizi ko ari umushaba so rero Minembwe ubu ngubu bimeze biti nayo niyo nta nubwo iba mu Rwanda Minembwe rero ukuntu uko bimeze kugeza amagingo ya cyakora intare za Sarambwe zikomeje gukubita no guhondagura no kuvisha imyuna FRDC ndetse umunsi w'ejo hariho umujenerali wishwe sinzi ko wamubonye ariko ngo ntabwo yapfuye bamurashe mu maguru yombi uwo barashe mu maguru yombi bamurashe ari umusirikari w'umu FRDC ndavuga umujenerali wo muri Wazalendo barashe mu baramwishe makubite yaranapfuye uriya barashe mu maguru yombi bari barashutse agahindu waramubonye n'amafoto ye uriya n'umusirikari wa FRDC burya bari banamurashe no mu nda uwo mujenerali Ilunga Rusesema yapfuye kabisa ndetse na ka gace niba ari ko yari arimo niba ari mama kari hafi burya Masango kajya gace kari hafi ya Makobora nkibuka kubera iwacu hari Mashamba uwo nguwo yaje gupfa twibuke ko hari undi mukoloneli witwa Koloneli Claude Mazambi nawe yararashwe yarapfuye ukumva ko urugamba rukomeze guhindura isura icyo wenda navugaho kimwe hariya muri kiriya gice cya hariya muri Minembwe muri ho plateau nuko urugamba rurimo kandi rukomeye urugamba rurimo ariko intare za Sarambwe zamaze kuvuguta umuti ziri kubarasa zititeye kuki na drone iri kongera kugaruka nubwo zaza uko zaza zingana ntabwo ariko ziri gusubirayo negative so amakuru aravuga ko mu by'ukuri indi nkuru dufite nuko secretary w'umuryango w'abibumbye wa ONU nyuma yuko Afrika y'Epfo isezeye ikavuga ko igiye kuzagenda mu mpera z'uyu mwaka secretary wa Nations Unies ushinzwe operation y'umutekano mu by'ukuri yageze i Kinshasa bamwita Jean-Pierre Lacroix uyu mugabo rero ari i Kinshasa ari kuganira na bamwe mu bayobozi aho kwenda gusa na Trump abazungu bose barasa abazungu bose ubundi ngo abazungu ngo bava ku ijambo ngo nibara kuzungura baje kutuzungura abazungu bose barasa so ngo azabonana na Tshisekedi abonane na societe civile abonane na batavuga rumwe n'ubutegetsi ubwo ni babandi batari ubundi batavuga n'ubutegetsi ubu ngubu abaopoza bo muri Kongo hafi ya bose bari hanze hanyuma agere muri Goma azaza kubonana na Corneille Nangaa mufate markere musurinya ko kantu nuvuga ngo azabonana na Tshisekedi abonana na societe civile abonana n'abaopoza abandi ba fake barimo ba Seth Kikuni n'abandi baciriritse muri Kinshasa bo ntacyo bavuga Seth Kikuni ntabwo ari yava muri aracyari muri Kinshasa ntabwo arahunga yaratorotse yanyuze muri Congo Brazzaville yaragiye yaratorotse abandi basigaye uretse ba Martin Fayulu bari babazunguzaje bari kuzunguza hanyuma aze no mu mujyi wa Goma yibonanire na Corneille Nangaa AFC mu 23 ndumva nubwo turi bugaruke mu kanya bwana Bemba twasezera ku bakozi bacu tukabashimira bagira imana n'amafaranga tubashimire cyane mukomeze mubane natwe amakuru yacu yo nakagaruka ciao ciao